amatsiko yo gutaha iwacu heza aho batajya batandukana, aho iwacu mbuga nta bituro bibayo, nta n'ucuruzi inzitiramibu kuko nta malariya irangwa aho hantu. Ni heza we, ni heza ndakurahiye, ndabizi nawe mugenzi ufite ayo matsiko yo kugerayo. Iwacu heza ndakumbuye cyane, mfite amatsiko yo kubaza kumukiza wanjye, mu mahoro tunezerewe tuguwe neza, mbega ibyishimo kubazagera aho twateguriwe. Iwacu heza kane iby'urukundo rwawe, ibyo bibatera umwete wo gukora neza kugira ngo bazagire iherezo ryiza. Turi hano kugira ngo duherekeze uyu mugaragu mu cyubahiro cye. Mana yacu, dusengeye umuhango wose, dusengeye gahunda zose uko zateguwe, Mana ubigenze neza mu wacu. Amen. Indirimbo 211 211 abantu bake urumva nk'abahirya sibyo n'abafite ijambo basezere basohoka hanze tuzashira agahinda yose, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagezi, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagezi. Data tuzamusingiza, wanyatwungukira, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagezi, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagezi. niba hari n'abandi batasezeye hano igitero kimwe ntituzongera kubabara, tuzashira agahinda yose, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagezi, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagezi. Data mu izina rya Yesu turagushima, kandi y'icyo gihe nibyo muteganyije gukora birangiye uramwisubiza. Turagushima rero kubwa Emmanuel nuko yabayeho, wamurinze mu myaka ye yose, umuhaye umuryango, umuha abana, umuha abuzukuru, umuha inshuti, umuha abavandimwe. Turagushima ibyo wamukoresheje byose ubwo yari muzima. Turagusaba rero Nyagasani, ubwo ubushake bwawe bwasohoye rero kandi ukamwisubiza, utanga imbaraga ku muryango, utanga imbaraga ku bana, utanga imbaraga ku nshuti, utanga imbaraga ku baturanyi, utanga imbaraga ku itorero, ariko kandi buri wese akomeze gutekereza mu mbese n'iki Imana yandemeye, n'iki Imana ingenera kugira ngo mbe nkiriho none, ibyo ngomba gukora ni ibiki. Twigire kuri Emmanuel Imana, kandi nuko tugiye gukomerezaho dukora urugendo
umuhango uri bukorerwe mu rugo utuyoboremo nurangira nabwo Mana turakomeza gushima izina ryawe n'ibindi bizakurikiraho byose ukomeze uduhe imbaraga zo gukunda no kwikunda bana natwe rero kandi ukomeze kwiyereka muri byose kubwa Yesu Kristo Umwami wacu amen. Amatsiko yo gutaha iwacu heza aho batajya batandukana, aho iwacu mbuga nta bituro bibayo, nta n'ucuruzi inzitiramibu kuko nta malariya irangwa aho hantu. Ni heza we, ni heza ndakurahiye, ndabizi nawe mugenzi ufite ayo matsiko yo kugerayo. Iwacu heza ndakumbuye cyane, mfite amatsiko yo kubaza n'umukiza wanjye, mu mahoro tunezerewe tuguwe neza, mbega ibyishimo kubazagera aho twateguriwe. Iwacu heza ndakumbuye cyane, mfite amatsiko yo kubaza n'umukiza wanjye, mu mahoro tunezerewe tuguwe neza, mbega ibyishimo kubazagera aho twateguriwe. Isi turimo yuzuye amaganya, niba utabizi fata inzira ujye kwa muganga, ariko iwacu mvuga nta mwuga w'ubuganga, abacunguwe bazajya basoroma ku giti cy'ubugingo, bakingirwa indwara babeho neza, imihangayiko yo kwivuza tuzayita muri iyi si. Iwacu heza ndakumbuye cyane, mfite amatsiko yo kubaza n'umukiza wanjye, mu mahoro tunezerewe tuguwe neza, mbega ibyishimo kubazagera aho twateguriwe. Iwacu heza ndakumbuye cyane, mfite amatsiko yo kubaza n'umukiza wanjye, mu mahoro tunezerewe tuguwe neza, mbega ibyishimo kubazagera aho twateguriwe. Ngwino dutahe banguka mugenzi, dore burakeye igobotore ku by'isi, kuzaburaho heza n'igihombo mbabwire, ibiturangaza n'imitego y'umwanzi atega kugira ngo atunize natwe kugera iwacu, ariko mu izina ry'uwamunesheje turatashye turatsinze. Iwacu heza ndakumbuye cyane, mfite amatsiko yo kubaza n'umukiza wanjye, mu mahoro tunezerewe tuguwe neza, mbega ibyishimo kubazagera aho twateguriwe. Iwacu heza ndakumbuye cyane, mfite amatsiko yo kubaza n'umukiza wanjye, mu mahoro tunezerewe tuguwe neza, mbega ibyishimo kubazagera aho twateguriwe. Iwacu heza ndakumbuye cyane, mfite amatsiko yo kubaza n'umukiza wanjye, mu mahoro tunezerewe tuguwe neza, mbega ibyishimo kubazagera aho twateguriwe. N'umwami Yesu jyana mu Kristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo.
Aguhoraho imbabazi nizawe mucunguzi wanjye nawe urupfurera wahurira mu ijoro Zeba utufata amafoto tuzabibona mu ijoro hazaba amahoro menshi n'ubumwe
akomeye amenye iminsi ishize amenye ibizaza ejo iryo ibanga ry'Imana imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi iza guherekeza imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi iza guherekeza iryo banga nawe riza kugeraho Yesu ufite imirimo ki iza guherekeza kanguka mwana w'umuntu umenye iryo banga nawe riza kugeraho Yesu ufite imirimo ki iza guherekeza imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi iza guherekeza imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi iza guherekeza umunsi wawe nugera abagukunda bose ababyeyi abavandimwe bazaguherekeza ariko usigare wenyine umunsi wawe nugera abagukunda bose ababyeyi abavandimwe bazaguherekeza ariko usigare wenyine imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi niza guherekeza abantu barangije gusezera ni byiza ko twihuta tukagera ku rusengero abicaye bashobora kugenda bakagera ku rusengero abandi hano batarasezera ubwo nabo baraza basezera basigaye tumeze ku rusengero C'è la micro, la pasta e il micro. Pasta e il micro. C'è piccolo micro. Gusenyera umuryango kandi dukomeza gusenyera buri wese Mana data Mana ishobora byose ubibaho byose duhore dushima nk'uko umugaragu wawe Pawulo yabivuze kandi kuko dufite impamvu zo gushima turagushimira cyane ku mubyeyi wacu
nyagasani umugaragu wawe wahaye ubuzima akabaho muri iyi si icyubahiro cye. Uwiteka nyagasani imirimo yagukoreye icyo dusenga dusaba no kugira ngo Uwiteka nyagasani kandi ariko dusengera cyane cyane umuryango nyagasani wahe guhumurizwa, umuryango nyagasani wahe gukomera. Turakwinginze Mana iki cyuho nta wundi neza twakunze gushimira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. ari indabo n'abana baza gusohoka muri wa murongo mwiza cyane. Hano harakurikiraho ababyeyi serekeye ikibazo byumvikana bakatubona amabari hafi ubona mu rukundo. Abadafite indabo mu bandi ngo twaba twasohoka ngo tukajya imbere y'abafite indabo kuko serekeye niyo iraza nyuma yacu twese. Abandi bafite indabo nabo batandukana hari izindi ngo bashakanye umuntu ufite urabo wese arasohokana. Uri mwiza Yesu, reka nabivuge. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge. Uri mwiza Yesu, uri mwiza. Rekanda
Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Mwami wanjye yaravuze ati njye gusuka ubugingo, unyizera wese nawe yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera Ndabakura, nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yombi. Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Reka dukomeze turirimba indirimbo ya 211 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ukomeze gutekereza Nyagasani uko akwiriye kugukorera, uko akwiriye kugendana nawe, uko akwiriye Nyagasani gukora, ariko natekereza ko ibihe nk'ibi ku buzima bwe bizabaho. Nyagasani waraturemye rwose, turiho, ariko hari igihe tuzapfa tugakurwa muri uyu mubiri, hanyuma bagukoreye neza bagahabwa ingorane zikoranye n'ibyo bakoze bakiri muri iyi si. Ngaho rero ngwino ubane natwe, ukomezanye natwe iteraniro Mana, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tugihagaze turakomeza tuvugira hamwe Zaburi ya 90, turayivuga twese nk'umuntu umwe. Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu. Mwami, ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itaravuka, utararambukwa isi n'ubutaka, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, ni wowe Imana. Uhindura abantu umukungugu, kandi ukavuga uti bana b'abantu musubireyo, kuko imyaka 1000 mu maso yawe imeze nk'umunsi w'ejo washize, cyangwa nk'igicuku cy'ijoro. Ubajyana nk'isuri, bameze nk'ibitotsi, bukeye bameze nk'ibyatsi bimera, mu gitondo birera bigakura, nimugoroba bigacibwa bikuma. Natwe uburakari bwawe bwatumazeho, umujinya wawe waduhagaritse imitima. Imyaka yacu tuyirangiza nko gusohoza umutima. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80,
nyamara ibyiratwa byayo ni imiruho n'umubabaro kuko ushira vuba natwe tukaba tugurutse. Ninde uzi imbaraga z'uburakari bwawe akamenya umujinya wawe uko ukwiriye kubahwa? Utwigishe kubara iminsi yacu yose uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uwiteka agaruka ko watinze uzageza ryari? Abagaragu bawe ubahindure umutima. Mu gitondo uzaduhaze imbabazi zawe kugira ngo tuzajye twishima tunezerwa iminsi yacu yose. Utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonye n'ibyago. Umurimo wawe tubonekere abagaragu bawe, gukomera kwawe kumenyekane ku bana bacu. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe kandi dukomereze imirimo y'intoki zacu ibikomeze. Icyubahiro kibi cya Data wa twese n'icy'Umwana n'icy'Umwuka wera nk'uko cyahoze mbere na mbere n'ubu niko kiri kandi ko kizaza iteka ryose. Bikaduce bugufi. Igice tugiye gusoma turagisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Turasoma igice cya mbere duhereye ku murongo waho wa mbere. Abihu amaze gutanga, Abamowabu bagomera Abisirayeli. Icyo gihe Abaziya yahanutse mu idirishya ry'insobekerane ry'icyumba cye cyo hejuru i Samariya, aragwa akurizamo kurwara. Bukeye atuma intumwa arazibwira ati, nimujye kundaguriza Belizebuli imana ya Ekuroni ko nzakira iyi ndwara. Ariko marayika w'Uwiteka abwira Eliya w'Itabushi ati, haguruka ujye guhura n'intumwa z'umwami. Icyatumye mujya kuraguza Belizebuli ikigirwamana cy'Ekuroni ni uko nta mana iri muri Isirayeli. Icyo nicyo gitumye Uwiteka avuga ngo ntuzabyuka ku gisasiro uryamyeho, ahubwo uzapfa nta kabuza. Nuko Eliya aragenda, intumwa ziramukurikirana mwagaruriwe n'iki? Ziramubwira ziti, twahuye n'umugabo aratubwira ati nimugarukire aho. Aratubwira Ekuroni ni uko nta mana iri muri Isirayeli, ngo nicyo gitumye utazabyuka ku gisasiro cyawe uryamyeho, uzapfa nta kabuza. Bakristo bavandimwe, mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka twakire korali Iguza. Tuzibera mu mahoro. Tuzibera mu mahoro.
tuzishima iteka ryose kuba ariyo bose. Iyo ijuru kwa data tuzishima iteka ryose kuba ariyo bose. Iyo tuzabona yabera batubanjirijeyo twese tugose ya ntebe turi kumwe na Yesu. Iyo tuzabona yabera batubanjirijeyo twese tugose ya ntebe turi kumwe na Yesu. Nibo bagenewe abakijijwe nta munyabyaha uzabayo. Mugenzi wamaze kwitegura gira umwete hakiri ku manywa. Iyo ijuru kwa data tuzishima iteka ryose kuba ariyo bose. Iyo ijuru kwa data tuzishima iteka ryose kuba ariyo bose. Reka twumve iyo mpanda Yesu arahamagara. Urugi rurakinguwe ngwino witabe Yesu. Reka twumve iyo mpanda Yesu arahamagara. Urugi rurakinguwe ngwino witabe Yesu. Uzahamirizwa n'umwami wawe ko yavuye mu mibabaro. Niwe wameshe igishura cye mu maraso y'umwana w'intama. Iyo ijuru kwa data tuzishima iteka ryose kuba ariyo bose. Iyo ijuru kwa data tuzishima iteka ryose kuba ariyo bose. Iyo ijuru kwa data tuzishima iteka ryose kuba ariyo bose. Bose. mwakoze cyane baririmbyi korali Gahuza guhimbaza Imana, kandi indirimbo irimo bateraniye mu iteraniro ryo guherekeza Mubiregiye Emmanuel, kandi tubashimire ko bose mwitabiriye uyu muco mwiza. Imana ikomeze kubamugisha. Turi kumwe rero na Archdeacon Sandrine wa Cathedral. Reka hagurukiye nyakubahwa mutange ihumure ku muryango ndetse n'abaje guherekeza. Mwakoze cyane. Turi kumwe kandi na Pastor Fred wa paruwasi ya Buhita, namwe mutange ihumure. Mwakoze ndetse n'abacacu
bacu bagenetse mu myanya yabo, mwakoze cyane gutanga ihumure ku muryango, kandi turi kumwe na nyakubahwa wacu witwa Yesu Mwageza na madamu nyakubahwa, mutange ihumure umuryango ndetse n'iteraniro mwese mwakoze. Turi kumwe na Pastor Robert ndetse n'abandi bapasiteri turi kumwe mu iteraniro, nimuhagurukire cyane mwe mwese mutange ihumure kuri abantu, mwakoze cyane, Imana ibishimire. Turi kumwe kandi n'umuryango wa Mububiligi, aho mwicaye mu myanya yanyu mwese muhagurukire cyane mwe, ababyeyi, abana, abuzukuru, abuzukuruza mwese. Itorero ndagira ngo murambure ibiganza kuri aba bantu kandi mubabwire ngo mukomere. Mwakoze cyane, mwicaye kandi mukomere. Turakira rero abantu mwese berekeje uyu mubyeyi, abaturutse Burera, abaturutse Kigali, abaturutse mu nce nyinshi zitandukanye z'iki gihugu ndetse no hanze yacyo. Amahuriro cyane mwese, hanyuma turakomeze kandi mukomeze umuryango. Mwakoze cyane, mwakoze kuza, abandi bamugisha mwicare mukomere mwese. Ariko kandi ntabwo twabura kwakira abacuruzi bakoranaga na Mububiligi Emmanuel, mwaje guherekeza inshuti yanyu, abavandimwe banyu, mugenzi wanyu, kugira ngo namwe tubakire aho baturutse ahantu hose. Abacuruzi yego mwakoze cyane kandi mukomere, abana bakomeye, bagira ngo buri muntu uwo wicaranye nawe amubwire ijambo ry'Imana, mubwire gukorera mu Mana. Buri mugenzi wawe wicaranye utikorera mu Mana, kuko nibwo kuzana kwacu Imana. Sabutini wa Katedrali Paul Wera n'itorero ryose muri rusange, kandi reka twishimire ko mutwemereye kuduha uyu mwanya nk'umuryango mugari wa nyakwigendera muzehe Mububiligi Emmanuel. Reka mbere y'ibindi byose dutangire tubabwira amateka ye. Umusaza Mububiligi Emmanuel duherekeza uyu munsi yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 1957, hanyuma atabaruka ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2025, bivuga ko yari afite imyaka 68. Ni umubyeyi wavukiye mu karere ka Burera mu cyahoze ari komine Kivuye muri prefecture ya Byumba. Avuka mu muryango w'abana 12, hanyuma muri abo bana 12 niwe wari uriho n'abandi 2 b'igitsina gore. Mububiligi yabyaye abana 20, kandi muri bo 2 bitabye Imana. Ubu rero hari abana 18 barimo abahungu 5 n'abakobwa 16. Mu buzima bwe yakundaga ishuri, nubwo bitamukundiye ko yiga kaminuze, ariko kandi bitewe n'uko yize n'ubwenge yari afite byamufashije kugera aho yari ubu, kuko mu 1973 nibwo yarangije amashuri abanza, hanyuma yitangirira imirimo y'ubucuruzi buciriritse. Ubucuruzi rero bwaje kumuhira, kuko yaje gukomerezaho ubucuruzi bwambukiranya imipaka, cyane cyane aho yabukoreraga mu gihugu cya Uganda. Hanyuma by'ubwo bucuruzi bwe yabijyanishaga no gukora umurimo wo gucuruza amafaranga ndetse n'amashiringi, babyita ubuvunjayi, aho yabikoreraga ku mupaka wa Gatuna ndetse n'umupaka wa Cyami. Iyo urebye muri rusange ikintu cyamuteraga imbaraga ni abantu bo mu rungano rwe, cyane cyane bari barimo uwo bita Batamba na Ruyizi bakoranaga ubucuruzi. Hanyuma
muri icyo gihe bakoreraga ingendo i Kigali, Gitarama, mu Ruhango ndetse no mu gihugu cya Uganda. Bakomeza rero kurwana no guhangana n'urugamba rw'iterambere, hanyuma bigira igihe abo bakoreraga uwo murimo ndetse nabo ubwe baza gushaka, ndetse Imana irabahira, barabyara, barororoka nk'uko twabivuze haruguru tubabwira abana ba muzehe nyakwigendera. Nyakwigendera rero ubucuruzi bwe yabuhuzaga nanone no kurera abana, yaba abo yabyaye ndetse n'abandi bana, agafasha abaturanyi, agafasha inshuti, agafasha abavandimwe mu bijyanye no kwiyubaka ndetse no kwishakamo ibisubizo. Ibyo kandi byatangaga umusaruro kugira ngo abenshi turabizi. Nyuma ya Jenoside rero yakorewe Abatutsi, mbere twababwira aho yabaga Kivuye, noneho yaje gutura mu mujyi wa Byumba hano i Gicumbi, ahakomereza imirimo ye y'ubucuruzi kugeza n'uyu munsi atabarutseho mu bucuruzi yakoraga. Yakundaga Imana muzehe wacu, ibyo twabireba mu matsinda yafashaga, yaba itorero shingiro yabarizwagamo, yaba n'itorero muri rusange, ariko cyane cyane aho yateraga inkunga amatsinda, yaba Fathers Union, yaba korali, kugira ngo abaririmbyi bo muri korali Integuza barabindusha kuko ari umunyamuryango wayo w'icyubahiro. Ibyo byose ni muri paruwasi ya Katedrali Pawulo Rwera yabikoreraga, ariko kandi no muri paruwasi ya Buhita nabo ndabizi ko bazi umurava we n'ubwitange n'ingufu ze n'imbaraga ze ku murimo w'Imana mu buryo butandukanye abafashaga, ndetse no mu yandi maparuwasi atandukanye yo muri diyoseze ya Byumba, aho bamwiyambazaga cyangwa se iyo yamenyaga ko hari buri muntu ufite yarabafashaga. Yakundaga rero umurimo w'ubwitange mu itorero. Hanyuma uretse mu itorero twavugaga ni umuturage mwiza w'intangarugero, yaba muri gahunda za leta, kwitangira abatishoboye n'abababaye, yewe no mu mirimo y'ubucuruzi yafashaga abacuruzi bagenzi be nk'uko bamwe bagiye babitubwira no mu buhamya bwabo, cyane ko yari ari no mu ihuriro ry'abikorera bo mu murenge wa Byumba. Muzehe rero atabarutse tukimukeneye, kuko twari tugikeneye ubufasha bwe, ubujyanama bwe, kandi twabonaga hakiri kare, ariko kandi Imana yabonaga ko igihe kigeze. Niyo mpamvu twese turi kuvugira hamwe nk'umuryango ngo Imana imwakire mu bayo. Mwakoze rero nyakubahwa, munyemerere tunakomerezeho n'ubuhamya. Ndashima umuryango ko uyu munsi ari njye batoranije mu babereye umuyoboro. Niyo mpamvu ngira ngo nsabe uhagarariye abakwe ari we duheraho, ubu kandi n'uhagarariye abakazana araba aza. hanyuma muzi kuri byinshi, ariko mu gihe nk'iki umuntu ntagira icyo yabasha kugira icyo avuga, cyane cyane ko umwuka we wa nyuma washizemo turi kumwe nyakubahwa. Muzehe rero mu kazi kanjye ka buri munsi twabaga turi kumwe, kubera ko namwitaga enjeniyeri wanjye, kubera kubakisha amazu menshi yabaye umwenjeniyeri, nanjye musorogaho yubakishaga, nkabona ndimo arasengesha abafundi kandi we nta nibwo yashyizeho. Muzehe akabirebesha n'amaso akabisengesha, kandi kuko nawe babona ni ibintu byari bikora bikunga. Ubwo rero kubera ko nkora muri kariyeri, ibikoresho byose n'igihe babimushyiraga nari muzi neza. Muzehe yamfashije muri byinshi, nkigera no muri ko nabanje kwishyingiraho mumaze nk'amezi 3, nasezeranye muri urusengero yarabifashije, anyigisha uburyo bibanye mu rugo rwarasezeranye ibintu bigera neza. Ariko rero
agiye hakiri kare, yageze igihe cyo kuba yabona ko ataruye gusa nk'ibyo yakoze, hari umusaruro urimo uratanga, abana bose bakiri imbere ye, ariko Imana yamushimye kuturusha, iramwitwarira. Muzehe yari umuntu baganaga ukamubwira ikibazo cyawe, kereka icyo adafitiye uburyo nicyo yakwigiraga n'inama yo kuba wakivaho. Muzehe rero imirimo mbese yakoraga ni ya mirimo ikwiriye abihannye. Icyo namusabira, Imana itibagirwa imirimo y'abagira neza, izibuka imirimo ya muzehe. Imana igashimwe. Mwabutse, Imana ihabwe icyubahiro. Muzehe ari umuntu mwiza cyane, yarangwaga n'ubutwari kandi yakundaga gukora cyane mu mirimo ye ya buri munsi. Muzehe yarambyaye, ndibuka tukigera hano Igicumbi, abantu ntabwo bari bazi ko ari papa, bari bazi ko njyewe ndi nawe, kubera ko ibintu byose yakoraga babaga turi kumwe, akamanza akambaza uko biri bugende, wenda babindusha baranabizi cyane. Muzehe twakomeje gukorana, ariko kandi adutoza no gusenga. Imyaka myinshi n'igihe twabana, Muzehe yakundaga kuba muri rusengero. Haleluya. Nicyo ngewe nzajya mwibuke. Yari umuntu w'intwari cyane, ukunda gusenga, ufata n'ibihe. Y'amasengesho. Ntacyo rero namunganya, Imana imukunze kuturusha, iramwisubiza. Ikintu cyanteye intimba ni kimwe. Muzehe ejo bundi twari twirwanye mu mujyi, kubera ko njyewe ntuye hafi y'umujyi, ngo ndamusezera aragiye. Ageze mu rugo, ariko nanjye nageze mu rugo, biba ngombwa ko ndyama. Bigeze nijoro arampamagara ngo Muzehe ararembye. Hanyuma bati ageze no ku bitaro, banguka udusange ku bitaro. Nahise nshaka akamoto ndatega kumugeraho, maze kumugeraho nsanga Muzehe ari ku byuma bamwongerera umwuka. Nta kindi nakoze, kuko nari nsanzwe mbizi ko bikunda kubaho. Njyewe nyine njyewe icyizere ko Muzehe ari bukire, nuko ndamwiyegereza arandeba. Kundi yewe sinamenya ko ariko bwa nyuma.
muri make muzehe twarareba uko namubonye nahise ndeba ahita ahumbya amaze guhumbya naho kumbi arigeye mani mwiruko ndashima Haleluya. Haleluya. Uri muzehe muzehe kumara kugera muri uru rugo baranyakiriye bamufata neza kandi sinatwe gusa n'abandi bantu bo ku ruhande yarabafashaga akagize ikintu areba muzehe tumukozeho twavuga byinshi gusa Imana yamukunze kukurusha Imana imuhe. Haleluya. Njye mu mwanya wo hafi cyane yari umuntu uca bugufi ugira umutima mwiza kuba hafi y'abantu bose adatoranyije agerageza gufasha buri muntu wese abazi n'abatazi yari umuntu ugira urukundo ku rwego rwo hejuru. Ikindi muzehe yari wa muntu ukunda gusenga cyane ko gusenga cyane gukora cyane ibyo byari ubuzima bwe kandi urumva nyine n'urugero rwacu rwiza. Imana imuhe uruhuko ridashira. reka mu gihe duteguza abandi bo mu muryango twakire perezida wa korali integuza ko ntari kumubona hanyuma uwo buriza na Mudina nawe mube mwigira hino. korali integuza ni itsinda ry'abaririmbyi rikorera hano umurimo w'Imana muri katedrali Pawulo Wera. Ni itsinda ry'abanye na muzehe mu Bubiligi nk'umunyamuryango w'icyubahiro hashize imyaka itari munsi ya 25. Nta kintu na kimwe twigeze dukora muzehe atagitanzeho umusanzu. Iby'amakorali murabizi bakora umurimo wabo w'Imana hano muri paruwasi bakajya hirya no hino. Ingendo nyinshi twakoranye atararwara twazibanyemo. Ibikorwa byinshi twakoraga tubaga hafi. Ni umuntu rero twebwe nk'abaririmbyi dutakaje cyane kandi n'ubu ngubu no muri iyi minsi yari yararwaye nabwo abashoboye twabaga turi. Dutakaje rero umuntu w'ingirakamaro cyane, umuntu w'umujyanama, umuntu w'umubyeyi. Byonyine kubona twabaga twicaranye nawe mu nteko ya korali ari nko mu nama twumvaga dufite imbaraga. Izo mbaraga rero uyu munsi ni zimwe mu zo dutakaje. Gusa reka tumusabire, reka tumusaba Imana ubundi iyo yarangije kumwakira kuko icyo tumwifuriza uyu munsi ni ibikoresho. Murakoze. Abantu umukobwa w'inyakwigendera mu Emmanuel
twabanye neza kuva nivuka kugeza n'ubu yadukoreye ibintu byinshi cyane bya kibyeyi atwitaho aratwigisha araturera turakura aduhindura abantu muzehe namuvugaho byinshi yakundaga kugera mu rugo twese akatwegeranya abana be agakunda kutubaza ngo mbese wowe wifuza kuzaba iki buri wese akavuga icyo azaba noneho ndibuka kera nyiri umwana muto kuko nige umukobwa mukuru mu rugo rwa kabiri yakunda kuvuga ngo buriza ariko mu munyabwenge nubwo ari umwana kuko nigeze kwitegereza abana bo mu rugo bose mbacishamo amaso ndangije mbwira papa mbese papa babana bose uzabarira umwana muto ufite imyaka iri kugera muri 7 gutyo arangije aho mariye gukura aravuga ati uri umunyabwenge biriya bintu wabitekereje ute amubwira ati buriya niko Imana yawe yabishatse ngo mubaze turakura kwiga kaminuza yanjye yaramfashije ikintu nshimira Imana cyane nuko nyakwigendera agiye narakoze graduation mu kwezi kwa 12 ikindi kinshimishije ajya ubwo yashize ubwo yarwaye ndamubwira ngo ndababaye gutya ukazagenda utabonye ubukwe bwanjye ariko kandi iyo mukobwa agiye ashingiye bwanyu Imana ituza heza intwari yatashe nanjye nitwa Nizimana Jeannette uzwi ku izina rya Muti uyu munsi biragoye kugira ikintu wavuga uyu mubyeyi wa witahiye umubyeyi wacu yari umubyeyi w'igitangaza yatureze neza yari umubyeyi umwana wese yakwifuza ko amubera umubyeyi ndamushimiye ko yatubaye hafi adutoza urukundo adutoza gusenga adutoza umurimo none bibaye ngombwa ko yitaye Imana ituza heza muzehe Yohana Batista uhagarariye abacuruzi twagira ngo twakire n'uwamurwaje igihe yarwariraga i Kigali Masengesho Tebuke kandi muzehe Yohana Batista dukunda kwita Masirira nawe ubwo uraba witeguye murakoze nk'uko bivuze amazina yitwa Masengesho Pascal umusaza mu byinshi kuko nakuriye mu maso ye arinze atabarwa nk'umureba kuko twabanye igihe kinini tukiriyo twavukiye ndetse yagize n'aho ibyumva natwe aho dutuye hari Nyagatare ariko umusaza hari impano namubonyemo idasanzwe muzehe agira impano y'urukundo no kutirengagiza no guca bugufi ibyo nabimubonyemo kandi ikindi muzehe kubera iyo mpano afite inshuti nziza kandi inshuti z'umumaro nazibonye igihe twari ko nari murwaje igihe yari arembye ndetse kugeza ubwo inshuti zimwe zaje ziravuga ati niba byanze umutware Faisal twishyirije na kwijana ku muzehe tubone yongeye kugaruka ibuntu ariko kubw'Imana n'ubushake bw'Imana Imana igira neza ahava amahoro arongera agaruka kuba muzima arataha muzehe rero ntabwo hanyagaca icyumweru tutavuganye namuvugisha kuri telefone akambaza amakuru ya muzehe akambaza amakuru ya mukecuru ay'abana ukumva mbese muzehe ni umuntu udasanzwe muzehe rero namuvugaho byinshi yantaye ubukwe shyingirwa n'umuntu utirengagizaga abantu namuvugaho byinshi ariko icyo namusabira ni uko Imana yamuha iruhuko ridashira kandi natwe dusigaye tumwigireho tugire urukundo no kubana n'abantu kugira ngo
natwe tuzagire iherezo ryiza. Murakoze. murakoze. Uvuga ibyo mu Bubiligi twakora umurimo umwe w'ubucuruzi tumuziho cyane n'ubunyangamugayo no kujya inama ibyo mwavuga ko uyu munsi muhura bigoye. Bubiligi bicuruza ibintu by'imyaka ariko yafatanya n'ubucuruzi imbaho n'iki byose, ariko ikintu ibintu namuhaga umuhereye ideni ahita kwishyura vuba rwose. Ziko nta n'umucuruzi ashobora kuba ajyamo ideni kugira ngo rwose bamuhaga ikintu akwishyura vuba, kugira inama, kandi abacuruzi tuba dutinya amafaranga, tuzaba dutizanya amafaranga, bamubwira amafaranga akaguha vuba, nawe ugiye ukamusubiza vuba. Rwose yari inyangamugayo. Twaturanye hano ku Mukeri, twabanye neza, nkagenda iwanjye nanjye nkagenda iwe, nkangira inama, ndetse yarambyara n'abana matisimu. Mbese dusitiranye cyane, Imana imwakire neza, kandi navuga mbese Imana niyo kudashira uzira umwana. Haleluya. Rero tumaranye twatangiye gukorana muri 1997. Yewe nikorukaga ndi wa Joni, izina irindi banyine. Umusaza tumarana imyaka 27 bahari dukorana mu byuma. Nazaga yabashaka miliyoni 2 ndazima, azijyana mujya kubashisha, akaza agapakira bikagenda neza. Ejo bundi ku cyumweru cyashize ari kuwa gatandatu hari hariya hepfo aho yubakishaga, tuje kumureba amafaranga, tukicara hepfo ku gacaca kariho turaganira, none tuza turazamukana. Ikintu kirimo kumbabaza cyane nihaye umwanya, ndakubwira ngo rero muzehe hari umuhungu wamusabaga, aramubwira ngo uramuze kumva, ndakubwira ngo rero Imana yakubagereye ya minsi, niyo mpamvu uyu muntu ukomeza kumufasha, none Imana izakomeza ikongeraho iminsi. Turagenda dukomeza muri gare, turazenguruka, tuzamuka hara twigucaho ahafite amazu haruguru, turongera turamanuka, sigara n'undi mugabo ugomba kumanuka kumusanga aho yari ari kugira ngo abone amafaranga kuri bitanu. Ikintu kimbabaje cyane kandi kintu n'agahinda, uyu musaza tumaranye igihe turimo kuvuga ibyiza gusa, ibyiza byinshi yagiye adukorera, nk'ubu tumurimo amafaranga, wari amafaranga yose igaragaza 290 nimo turimo kuvuga ibyiza, ariko twanga kuvuga n'amadeni twaba tubereye. Haba harimo n'abandi bamubereyemo amadeni ariko bakanga no kubivuga imbere yabo, ariko umuryango kuba wasigaye. Ubu uyu musaza hari abana bamukuru bangiriza kaminuza, amafaranga yamubwira icyo yakoze. Hari abana bamwe baradegiteri ubwanda bakufite, abandi bafite amashuri yabo kaminuza, ayobora ikigo cyangwa imyaka, abandi bagidifu. Amafaranga yagiriye abamubiri yagize umumaro. Rero abakobwa bamubiri n'abahungu bamubiri turafatikanyije, nanjye bayikuzi kuri mwe rwose, tuzakomeza gufashanya kuko ibyo bintu byose Imana izamuhindura iruhuko ridashira. Haleluya. Nshaka kuvuga ibikorwa by'umusaza muzehe Emmanuel Niriki, ibikorwa byiza yakoreye muri ruriya rugo rwabo. Ni jyewe mukazana wari urimo mukuru, nasanze ari umwana mutoya, ariko ubwana bwe yaranyubahaga nk'uko yubahaga umubyeyi. Yamaze gukura arashaka, amaze gushaka baguma kunyubaha nk'umuntu mukuru muri urwo rugo, uko bubahaga umubyeyi wabo. Byageze nyuma uwo twashakanye yitaba Imana, ansigira abana 7,
muri abo bana 7 yafashije kubarera, kuko iyo atamfasha ntabwo nari gushobora abana 7 ndi umugore. Baramfasha, we n'umufasha we bafasha kurera abo bana, ntacyo namuburanye muri abo bana yafashije. Igihe cy'intambara turahunga, tugeze mu buhungiro, nkajya mva hakurya Irwerere nkaza gukera ubwatsi bwita, ariko nibagiwe kuvuga amazina yanjye, nitwa Ntabigura Meresiyana, abasengera mu idini nkajya njya gukera ubwatsi nkabuhonda nkabujyana kuri base kugira ngo mbone igitunga abana. Noneho umugore aza kumbona nikoreye ibyatsi, arambwira ati ko muramu wawe afite amasaka wamwatseho ukajya uracuruza abana bakagira ibibazo. Ndamubwira nti noneho wewe uzambereyo, kubera ndi ntabwo namubona, twabona aho tubonanira kuko ntabwo twari turi hamwe. Byageze aho umudamu arambwira ati noneho amasaka yayanyemereye uze kuyafata. Amasaka naragiye ndayafata, ikiro 30, we wakimpimiye umudamu amikiro 30 n'ikiro 5 cy'ibigori, ndagenda ndacuruza. Ubwo nyuma yaho n'ubundi birakomera, baza kudukura aho hantu. Ubwo baragiye, nibo bagiye mbere, yewe sigara aho ngaho. Ubwo baragenda, iyo bageze natwe twagiye tubakurikiye, duhungira ahantu hitwa Nyacyonga. Yagumaga baririza iyo nahungiye, akanyoherereza ubufasha. Nyacyonga twarahavuye, turakomeza turagenda, twagiye ahantu hitwa mu Gakenke. Tugeze mu Gakenke, twabaga kuri kaburimbo, nta nzu dufite yo kubamo. Tubaho kuri kaburimbo, abana nkabasigaho nkajya gushaka ikibazo. Byageze nyuma, noneho abana baza kumubona acuruza, ari mu modoka ajya gucuruza. Abana arababwira ati nyoko ari hehe? Abana bati yagiye gushaka imibereho. Arababwira ati noneho rero uze kumubwira atagira hajya, ndi buze kubazana. Abana bagumye aho, noneho ntakisanga banezerewe. Ndababwira abana ko mwanezerewe, byagenze ute? Bati twabonye Manuel mu Birigi yaje, ntabwo tugipfuye mama. Newe ubwo bwarakeye aza kutuzana, atujyana aho bari. Hagezeyo dusangayo umufasha we, nkabona bimushimishije nawe. Twasanze yaradutwakiye inzu yo kubamo, dusohorera ku mudamu we, aratwakira bihagije. Ubwo atakwereka aho turajya, bigeze ku mugoroba aduha ibiryamirwa, aduha ibyo turajyana byo kurya. Ubwo twabaye aho ngaho, akajya nyine adufashiriza aho turi. Ntabwo twaburaye, ntabwo twabwiwe. Byageze hagati aho hantu turahava, aza kunshaka arambura kugira ngo atujyane. Byageze hagati baragenda, dusigara aho ngaho. Twagiye turi kumungana tutazi iyo tujya, turakomeza. Twakomezanyije kugenda tugera ahantu muri Zayire. Tugeze muri Zayire nabwo usanga yaranyandikishije, nuko ubwo ngubwo ibyo badufashaga barakora.
kurera imfubyi kandi akajya araza kudukura aho twari turagasubira inyuma kudushaka imwanya mwakire mu bayo imuhinduka abana baneseraga mana we mana Manuel imana muhiruhuko ridashira n'undi mwana izari kumwe umwana usigaye ni umwe witwa Michel n'uwundi witwa Manuel Mabara nibo nsigaranye kandi mu nda ya mama na sogokuru uwari usigaye uyu nguyu none imana imwakire imuguri ridashira ibyo bamuriye uyu akaba apfuye mwajya no kugira ngo reka wenda njya kwishima mana we imana imwakire imuhiruhuko ridashira urugira neza afite yari afite imana izakomeze kumwakira twemerewe ko turi kubona ugenda dusatira reka abasigaye bavugire reka mvugire ababyeyi nabo batubwiye ko bashima kuko Imana yabafashije mu rushako kandi Imana barashima ko babanye neza mu bashakanye Imana yarakoze rero reka dusatire n'itorero kandi ubwo reka duhere ku itorero shingiro. Itorero shingiro nabonye Pasiteri Mugiraneza Emmanuel arabizi ukuntu twakoranaga mbere na dirije. Mu itorero shingiro Muzehe Emmanuel twamwitaga dirija, iyo twabaga dufite indirimbo niwe wazaga akatudirija akatuyobora mu ndirimbo, aza no kuduhesha ibitabo byinshi cyane by'indirimbo mu itorero shingiro. Hanyuma kubera ibikorwa bye byiza itorero shingiro ryacu ryabaye indashyikirwa mu kwesa umuhigo, biza no gutuma na ba Rutingo bahiga nabo kuzajya besa umuhigo bitewe ubundi itorero shingiro ryacu niryo rya mbere ryeseje umuhigo, ariko Imana ishimwe ko n'andi matorero shingiro yageze aho akajya yesa umuhigo kandi byaraturutse ku itorero shingiro yariko ryari riyobowe na dirija Muzehe Emmanuel. Yafashaga abakene, yafashaga ababaga bagize ibyago, tubuza amaboko nk'uko nabo muri korali babivuze. Reka rero twizere ko imirimo no kwizera bye bigenda bimuherekeje, Imana imuhiruko idashira kandi mutwemerere umwanya tugaruze n'itorero muri rusange. Murakoze cyane. Uyu mwanya w'ubuhamya Imana y'umugisha, babizi ko abantu tuba dufite byinshi byo kuvuga ku muntu muri nguyu, none imirimo yaranze Emmanuel ni myinshi, ariko twakire korali Ijuru ry'Imana kugira ngo bakomeze kudufasha gutekereza no kwibuka iby'imirimo Imana yakoresheje Emmanuel Mubirigi. Karibu Ijuru ry'Imana Emmanuel. Mubiri nagukundaga ariko uranzura bose. Mubiri nagukundaga ariko uranzura bose. Mubiri nagukundaga ariko twemerere umunota umwe mbere y'uko turirimba nka paruwasi ya Buhita tugiye tuvuze kuri Mubirigi twaba dukoze rwose. Abo twazanye umukuru w'abakirisitu wa paruwasi tubuze amaboko. Mubirigi yavuye hano ategura uyu mujyi kenshi akaba ari buza kuyobora inama zo kubaka paruwasi ya Buhita mu Bina. Mubirigi imodoka ye niyo yatunze inkwi zose n'amatafari yubatse urusengero rwa paruwasi ya Buhita. Tutavuze kuri Mubirigi twaba dukosheje kora bijwi ry'impanda kugira ngo tukandagire hano muri katedrali ubwa mbere. Mubirigi ubwe niwe waje n'imodoka adushiramo turi abaririmbyi 15 atuzana tubuza amaboko uko kuri katedrali mubuza amaboko na paruwasi ya Buhita tubuza amaboko. N'ubu yarari hano afite n'ikibazo cy'uburwayi, turi kuvuga urusengero yaraje agiye na bwaduha umusanzu w'200 avuye hano kugira ngo dukomeze kubaka. Mwarimu mufite ariko na Buhita Mubirigi twari tukimufite nk'umukuru nk'umukristo ukidufasha Buhita kugira ngo urusengero rwa paruwasi ya Buhita rujyamo ibirahure. Mubirigi avuye hano bari buza kuremesha inama, umuntu mu izina rye adaciye uruhande akamubwira ngo hurazanaya kandi birakore. Mani muri uko ridashira n'ibiti by'urusengero
ntabwo uzi ko ari wowe ubyitanze. Mani mushoboze cyane. Urugi rw'urusengero ntabwo uzi ko ari wowe rwitanze. Umva genda kuko igihe kirageze nta kindi twabikoraho. Imana imibereho y'umuntu. Bwana Pasiteri twafatanaga icyo gihe atunze agatoki icyo gihe mu bintu bikomeye twari turi n'uyu mugabo. Haleluya. Amen cyane. Avuze kuri mu Bubiligi ntacyo nawe basa. Ndapfushije. Abanye nawe guhera muri 1997 ntavuze kuri mu Bubiligi ntacyo nawe nazavuga n'ikindi gihe. Kubona arabayeho ndi pasitori, imirimo yose nakoze nta wundi washoboje, nashobojwe na Bubiligi. Umunsi narabangiriwe ubudikoni nibwo se yitabye Imana. Ntabwo yabashije kuza kundahira umutwe hano, ariko ngiye ngeze muri Buhita. Buhita yari paruwasi umuntu yatomburaga akumva areshuwe, akumva abuze amajwi, ariko Imana igiye kundobanura ishyira muri paruwasi ya Buhita ngo mu biganza by'umubyeyi. Numvaga yuko kujya muri Buhita mwaye, ariko Imana yari yateguye ibiganza byo ndivemo, ntabwo nigeze ngira umugayo, ahubwo muri raporo ya mbere n'iya kabiri paruwasi ya Buhita yashyize imbere. Abapastori barobanuye muri icyo gihe, ninjye wahawe igikombe ngo njye guha igaburo ryera abantu bo muri paruwasi ya Buhita, kuko twari tuvuye ubuzima tugiye mu shima Imana ku bw'ibyo. Ngeze muri iyo paruwasi umudamu wanjye yaje kurwara, arwara uburwayi bukomeye. Mu Bubiligi yabayeho data atarari naho mama atarari. Ikibazo cyose narakimuturaga, nakimushyira kikaba kibonye igisubizo. Bajya Buhita mupfushije umuntu w'ingenzi, ariko muhumure Imana imutwaye mu mahoro. Imana yamwugururiye irembo, tunganya imyaka y'ubukuru, twanganyaga imyaka y'ubukuru. Iyo nabaga ndi nawe twabaga dusa n'abana b'impanga. Twamusigariye na paruwasi ya Byumba, amaze kugera hano bamugize umujyanama mukuru. Naza muri sinode bambaza umujyanama mukuru, nkerekana mu Bubiligi, nkasanga nabo bamutoye, nkavuga nti ntabwo bishoboka. Mu Bubiligi ni wa paruwasi ya Buhita. Naje kubwira umwepiskopi mukuru, ni umunsi wamuvanye mu cyicaro cya paruwasi ya Buhita, nanjye uzankuriye. Yari umujyanama ukomeye, yabereye umubyeyi kandi itungana, yamfashije muri byose. N'abana banjye barabizi, navuze ntakayira kandi umva karafunze, mvuze nangahizi, mvuze mu Bubiligi, muzagakwayo. Ariko Imana ishimwe ko bamugemana barasigaye, kandi na madamu barasigaye. Tuzakomeza tubane, tuzabasura mu buryo bushoboka, ntabwo tuzabatererana, muhumure. Twahuraga Imana amusekura nikomere, kuko yambaye ibuye abasetsi, yambaye ibuye abasetsi, atuma paruwasi ya Buhita yubakwa, n'izindi paruwasi zose nagiyemo ntabwo yahwemye kumfasha. N'ubu naho nari ndi mu kiruhuko twahuraga akantera inkunga. Imana imufashe. Namushimiye ukuntu yitaga ku bantu. Mu Bubiligi namusangamo umuntu udasanzwe, aho yabaga avuye za Gatsibo y'iriya, yagera muri Buhita yasanga umurwayi arwaye, ibirayi bakabipakurura akamanza akajya umurwayi kwa muganga. Nta wundi muntu wakora ibyo. Ibirayi bakabipakurura akamanza akageza umurwayi, akageza umurwayi kwa muganga. Imana ishimwe cyane. Yumva Paul ni ubizi, yumva Paul arabizi. Ati manza mupakurura ibirayi mu manza mugeze umurwayi kwa muganga. Ababyeyi
baba bayiteguye kugira ngo bakomeze bajye kujyana umurwayi kwa muganga akabanza akamugezayo. Byari bikomeye mu ntambara y'abacengezi, byari bikomeye, twarabaye mu bihe bikomeye. Hari ahantu yambwiraga ati njye ngiye kurara ahangaha n'ubu utambaye igitondo uza kunshakiraho, nanjye nkamubwira ngiye kurara nishije hirya hariya, nanjye nutambura ngo uze kuza kushakira hariya. Imana iriho. imibereho y'umuntu n'ibanga rikomeye, amenye iby'iminsi ishize, amenye ibizabe ejo, iryo ni ibanga ry'Imana. imibereho y'umuntu n'ibanga rikomeye, amenye iby'iminsi ishize, amenye ibizabe ejo, iryo ni ibanga ry'Imana. imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi, we niza guherekeza. imirimo ukorera mu isi yose yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi, niza guherekeza. kanguka mwana w'umuntu, nawe umenye iryo banga, nawe riza kugeraho, mbese ufite imirimo ki iza kuguherekeza. kanguka mwana w'umuntu, umenye iryo banga, nawe riza kugeraho, mbese ufite imirimo ki iza kuguherekeza. imirimo ukorera mu isi yose yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi, niza guherekeza. imirimo ukorera mu isi yose yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi, niza guherekeza. umunsi wawe nugera, wehe abagukunda bose, ababyeyi abavandimwe bose bazaguherekeza, ariko usigare wenyine. umunsi wawe nugera, abagukunda
kuryama mwami wacu kandi nyagasani n'umwami umwuka wavuga ati ni koko baruhuka imbere hate yawo umugaragu wawe yaruhutse kandi twiringiye neza ko nyagasani imirimo yakoze igiye muherekeje ngwino ubane natwe kandi natwe utwigisha icyo dukwiriye gukora mu gihe tukiriho mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena. Ndongera mbasuhuze mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi no kuvuga ngo mukomere mereye ku muryango wa Emmanuel mu Bubiligi mukomere kandi mukomere mu mwami wacu. Inshuti n'abavandimwe mwese muri hano mwatabaye abashumba turi kumwe abakristo mwese arabaturutse z'ijoro duhuye twe ati arampobera ati pastor ati reka muganire ibyanjye kandi yasinze atangira kubwira byinshi cyane se ko nanabona mu n'ibindi ariko umuntu muri ibyo byose ati nawe ni uwacu nta kundi nawe ni uwacu musindagize ni uwacu igihe kizagera wenda yumva ijambo ry'iki buri wese abe mu itorero abo wejejwe muri buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo nshuti reka kwiganira urahabwa imbaraga. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imirimo dukora neza kwerekeza bitekerezeho kandi koko ubizirikane. Twazagenda tukingana dutya wese urimo twazataha turi abasaza turi n'abakecuru ariko igihe kizagera tuzataha ariko ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe. Niyo mpamvu dukwiye guhora twiteguye na mubiri igihe azi ko nyine ndi mu bantu bamusuye igihe yari yarwaye yarembye cyane ndetse n'inkuru zacicikanye ko yavuye mu mubiri igihe yari muri Sebashika. Icyumba namusuyemo abaganga nta wundi muntu wicinjiragamo cyakoze baranyemerera njya kumusengera nabwo yo nanjye atamenye. Umukecuru turamwihanganisha turamukomeza twumvaga birangiye ariko Imana imwongera igihe cyo kubaho. Mubiri igihe abonye umwanya wo kwitegura urupfu nubwo atarazi umunsi ariko byanze bikunze yarazi ko ubuzima ari buke. Nawe yaganiraga yababwira ni buke n'abandi babonaga ni buke ariko turamushimira ko yihanganaga akaza mu rusengero akaza gusenga kandi anarwaye. Urumva wotangaje utari muha sitwari muha ariko Imana niyo ibizi. Gusa icyo tubona ni imirimo myiza n'ibikorwa byiza. Munyemerere dusenge kandi twisengera twisabira ngo Imana izaduhereze byiza. Imana iduhe kubana neza n'abantu bose. Imana iduhe kuyicuranukira no kuyikora ibishimwa kandi turushaho gutekereza ku iherezo ryacu. Mana data Mana ishobora byose tugushimiye ko turi abo waremye kandi ukaturemera imirimo myiza. Turagushimira ko wadushyize kuri iyi si kandi tukwiriye gutekereza ko Mana tuzagira iherezo inyandi nyuma y'ubuzima. Nyagasani abapfuye bakwizeye bakwiringiye bazabana nawe muri paradiso. Igitaka Nyagasani twavuyemo uyu mubiri uzasubira mu gitaka ariko tuzi neza ko umwuka w'Imana umwuka Nyagasani wa muri tukorera muri tugira abana b'Imana iyo dupfuye gusubira mu ijuru. Ayo ni amahirwe kuba kumenye kandi bakagukorera bakagutunganira. Uwiteka Mana dushoboze Mana kutareba ku mubiri gusa ahubwo tuzirikane no ku bugingo tuzirikane no kuherezo ryacu. Hari abagabo bari hano ari abagore bari hano Nyagasani n'urubyiruko abakiri bato bose tubasengera ngo ubahe kugendera mu murongo mwiza wishimye. Mana tugushimiye ijambo ryawe kandi koko igihe kizagera dutahe. Inzira bizanyuramo ntayo tuzi ariko urayizi kuko nibanga. Ariko ibyo dusenga Nyagasani dusaba ngo ubugingo bwacu uzabwakire tugeze mu gihugu cyawe cyo mu ijuru.
komeza umuryango, komeza inshuti n'abavandimwe, kandi twese dukomeze tuzirikane ibihe turimo ndetse nuko tuzabaho iteka n'iteka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. iyo izagenda ibaherekeje, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mukomeze. Murakoze cyane. Umwanya ukurikiyeho rero tugiye gukora ibikorwa bibiri icyarimwe, kandi turaba turimo kwegera no gusoza. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusezera bwa nyuma kuri Murenge Noheli, kandi icyo gikorwa turagikora amatura n'amaturo. Meze gusenga Imana dusabira iyi mva umugisha bigiye kwakira uyu mubiri. Nyagasani Mana Data, Mana ishobora byose, tuzi ko waremye umuntu umukunze ukamurema mu ishusho yawe, kandi umurema mu gitaka, ndetse n'icyo nzasubiramo ariyo mpamvu tugiye gushyira uyu mubiri wa Mubirigi Emmanuel ahantu. Kandi twiringira neza ko n'umuntu yapfuye umwuka Nyagasani nawe usubira ku Mana mu ijuru. Niyo mpamvu turi hano dusenga dusabira iyi mva umugisha.
mana uyeze uyejeshe amaraso ya Kristo uyejeshe ijambo ryawe kandi kubwo kwizera mu bituro byinshi by'abera bizabumburwa kuri wa munsi niyizabonekemo mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amena. Ocha mwijoro hagati ovibwami kumana yacho koko tuzahurirayo tubonane nabera kumugezi utunganye w'imombe y'umugezi ubugi nabera kumugezi utunganye w'Imana uvibwami kumana yacu nuko tutarahagera duturwa imitwaro yose dukizwe n'ubuntu bizarwambika imyenda yera ko tuzahurirayo tubonane nabera kumugezi utunganye w'Imana tubonane nabera kumugezi utunganye w'Imana tuzahurira nabera kumugezi koko tuzahurirayo tubonane nabera kumugezi utunganye w'Imana uvibwami kumana yacu hariho indi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana kuko baruhuka imihati yabo. Nyagasani nitugirire imbabazi, Nyagasani tugirire imbabazi. Data twese wo mu ijuru, Data twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Uduhe n'ifumbuto uko bukeye, tubare ibyaha byacu nk'uko natwe tugirira, utwoshya abo dukiza umubi. Amena. Mana ishobora byose, tuzi yuko aho uri imyuka y'abavuye n'abapfuye mu mwami wacu ari wiri kandi ari mizima, kandi duhamya yuko abakwizera nibamara guturwa umutwaro w'uyu mubiri babana nawe bishima. Nuko turagushima Nyagasani ko ushatse gukiza uyu mwene data mubiri riruhurushe n'iryungamo yanjye nziza ihora inkingira n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa uri umutambyi uri umubereye muri we ave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo nzaba mari nanjye sinzaburayo zamuze muze mwese dushengerere mu ijuru tuzimana kumana ya zirabagira udakijijwe wese ntabwo azatahayo. Reka mbivuge ibyo wakoze
amaturo turamushyikirize mu ngendo n'ibikorwa byose byakozwe. Turagushimira kandi ko waduhaye n'ikirere cyiza Nyagasani, ibyo wakoze byose Mana turabigushimiye. Dukomeje gusengera umuryango bahe gukomera muri wowe. Dusengera ingendo dufite hirya no hino, abajya hafi n'abajya kure bose ukomeze Mana, ukomeze kuba ku itorero ryawe no ku gihugu cyacu, kandi no ku bantu bawe bose Nyagasani babone ubwiza bwawe. Amahoro utanga ari muri wese yibwira akomeza